Tubahaye ikaze mu makuru avugwa mu binyamakuru. Njye bo mwumva Nishimiyimana Emmanuel. Sitasiyo za lisansi zitujuje ibisabwa zigiye gusenywa, ingamba zatangiye gukazwa. Inkuru dukesha igihe.com, mu minsi ya vuba sitasiyo za lisansi zimwe zo mu mujyi wa Kigali zigomba gusenywa kuko aho zubatse hatujuje ibisabwa, ndetse mu gihe kiri imbere amabwiriza mashya agenga imyubakire ya sitasiyo azavugururwa kugira ngo hacibwe akajagari kari muri iri shoramari. Ubu kubaka sitasiyo za lisansi ni rimwe mu ishoramari abantu bafite amafaranga bari kuyoboka ku bwinshi. Impamvu ni uko baba bizeye inyungu kubera ku buryo harimo amafaranga ajejeta. Byonyine ufite sitasiyo ya lisansi iyo akodesheje n'ikigo runaka aba ashobora kubona ibihumbi 10 by'amadolari ku kwezi bitewe n'aho iherereye. Ayo ni amafaranga meza umuntu abona adahangayitse. Ni kimwe n'ufite ikibanza kiri ahantu hemewe hashobora kujyamo sitasiyo ya lisansi, icyo abasabwa ni ugushaka ibyangombwa byo kuyihashyira. Yamara kubibona, hari sosiyete zicuruza ibikomoka kuri peteroli ziba zitegereje kumuha amafaranga akayubaka, zikayikodesha bagasigara babarana ikinyuranyo. Ni imari ishyushye muri make. Kubera uburyo ari ibintu birimo amafaranga ajejeta, bituma n'abantu bijyamo mu buryo budafututse nabo biyongera umunsi ku wundi. Magingo aya hakomeje gukazwa ingamba zijyanye n'imyubakire za sitasiyo za lisansi, cyane ko hirya no hino zabaye nk'amaduka ya fanta n'amata bikonje. Hashize iminsi inzego zishinzwe ibijyanye n'uru rwego ziri mu bugenzuzi, zireba ko iziri mu gihugu zose zubatswe mu buryo bujyanye n'igihe, zinagenzura n'icyakorwa kugira ngo iyubakwa rice mu mucyo. Ubugenzuzi bwakozwe mu minsi ishize bwerekanye ko mu mujyi wa Kigali hari sitasiyo za lisansi 19 zigomba gusenywa kuko zitujuje ibisabwa. Aha twavuga nko kuba zibangamiye ibidukikije, zubatse mu bishanga, zihekeranye n'amasoko y'amazi n'ibindi. 9 zigomba gusenywa vuba. Ku ikubitiro 9 zo zahawe igihe ntarengwa cyo kuba zasenywe na benezo. Icyo gihe ni iminsi 60 uhereye ku itariki ya 4 Nzeri 2024. Izo sitasiyo zemejwe nyuma y'inama yahuje inzego zitandukanye n'abo bashoramari mu bijyanye no gucuruza ibikomoka kuri peteroli. Izigomba gusenywa ni sitasiyo ziri mu bice byo mu bishanga biherereye mu mujyi wa Kigali ahagiye gutunganywa. Ibyo bishanga bigiye gutunganywa ni 5 biri ku buso bwa hegitari 408, birimo icya Gikondo, icya Rwampara, icya Rugenge rw'Intare, icya Kibumba n'igishanga cya Nyabugogo. Buri gishanga kikazajya kigira umwihariko wacyo bijyanye n'aho giherereye. Bigiye gukorwa neza mu mushinga watewe inkunga na banki y'isi uzatwara miliyoni 80 z'amadolari, ku buryo bizaba bimeze nk'uko icya Nyandungu kimeze. Sitasiyo ziri muri ibi bishanga zigomba gusenywa harimo 3 za Engine, imwe iri Puaruru n'izindi 2 ziri ku Giti cy'inyoni. Harimo 2 za SP zirimo imwe iri Rwandex n'indi iri mu Rugunga. Harimo kandi imwe ya Rubis iri ku Giti cy'inyoni, iyitwa Max iri ahazwi nka Puaruru ahahoze Kawash Rack Petroleum iri ku muhanda ugana i Rusororo, n'iyahoze yitwa Hash iri ku Kinamba ugana ku Gisozi. Benshi mu bashoramari bararebwa no gukuraho izi sitasiyo nta ngingimira bafite kuri iki cyemezo, cyane ko aho zibarizwa hari hashize igihe ibindi bikorwa bisanzwe by'abaturage byari bihari byarasenywe. Bivuze ko nabo bari bazi ko umunsi uwo ari wo wose ibyabo nabo bizasenywa. Izi 9 nizo mu cyiciro cya mbere, mu gihe izisigaye zitujuje ibisabwa nazo zizasenywa mu gihe cya vuba.
Amabwiriza agenga imyubakire ya sitasiyo yo muri 2017 yateganyaga ko izitujuje ibisabwa zigomba kuvugururwa bitarenze imyaka 2, mu gihe izidashobora kuzuza ibisabwa zigomba gusenywa bitarenze imyaka 5. Amabwiriza mashya yo muri 2023 aha ba nyiri sitasiyo zitujuje ibisabwa imyaka 2 yo kuvugurura, mu gihe izidashobora kuvugururwa zigomba gusenywa bitarenze imyaka 2. Iyo myaka 2 izarangirana n'umwaka wa 2025, bivuze ko muri 19 zagenzuwe usibye 9 zahawe iminsi 60, izindi 10 zigomba kuba zasenywe icyo gihe kuko aho ziri hadakwiriye. Ibyo byatewe n'uko kuba inyinshi zarubatswe kera ku buryo uyu munsi amabwiriza mashya yasanze ziriho ariko ahantu ziri hadakwiriye ko zigomba kuba zihari. Amabwiriza agenga kubaka sitasiyo agiye gukazwa. Ubu mu Rwanda harabarizwa sitasiyo za lisansi 337, muri zo iziri mu mujyi wa Kigali ni 129. Inyinshi uzigenzuye wasanga zubatse mu buryo butajyanye n'igihe, aho zihekanye n'ahantu ho gutura cyangwa se ziri ahandi hantu hateza ibyago abaturage cyangwa zibangamiye ibidukikije. Urugero nk'iziri mu bice by'ibishanga, ubusanzwe ibigega bibikwamo lisansi birasaza umunsi ku wundi. Wakwibaza icyaba mu gihe birwaye umugesi, lisansi igatemba mu bishanga. Akenshi uzasanga amazi abantu bakoresha ayungururwa avuye mu bishanga. Mu kuyungurura amazi ntabwo hakurwamo amavuta, hakurwamo ibyuma n'iyindi myanda nk'iyo. Mu gihe hivanzemo lisansi, byaba bivuze ko abantu bagiye gukoresha amazi yanduye. Amabwiriza asanzwe agenga ko hagati ya sitasiyo ebyiri ziri ku muhanda uri mu cyerekezo kimwe haba hakwiriye kubamo intera ya metero 1000. Niyo mpamvu umuntu ava mu mujyi rwagati akagera i Remera unyuze Rwandexi mu ntera ya kilometero zitarenga 7 ugasangamo sitasiyo 13. Ikindi, ubu mu bice by'uburasirazuba ku muhanda wa Bugesera sitasiyo ziri kwiyongera ubutitsa, kuko abashoramari bamaze kumenya ko mu minsi iri imbere ako gace kazaba kanyuramo n'imodoka nyinshi kubera ikibuga cy'indege cya Bugesera. Amakuru igihe afite nuko aya mabwiriza ari kuvugururwa kugira ngo ibyuho mu iyubakwa rya sitasiyo za lisansi bizibwe. Iyo ntera birashoboka ko ishobora kwiyongera akaba yava kuri kilometero 1 ikagera kuri kilometero ziri hagati y'5 n'10 mu bice bimwe na bimwe. Ibi bizagabanya ko sitasiyo zongera gushyirwa ahantu hameze nko mu ngo z'abaturage, bigabanye ko zijya mu makoni, kandi bihe amahirwe abashoramari bashora muri urwo rwego ko bashobora kunguka, kuko uko ziba nyinshi ntabwo urwunguko rubageraho. Abarimu b'amateka batangiye guhugurirwa kwigisha amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Inkuru dukesha rba.co.rw. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Minubumwe yatangiye guhugura abarimu b'amateka hagamijwe kubongerera ubumenyi ku buryo bunoze bwo kwigisha by'umwihariko amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Aya mahugurwa yatangiye kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 Nzeri 2024 mu kigo cy'ubutore cya Nkumba mu karere ka Burera. Mu cyiciro cya mbere hahuguwe abarimu 410 bigisha amateka mu mashuri yisumbuye yo mu turere twa Karongi, Rusizi, Rubavu, Nyamasheke na Rutsiro. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu itangaza ko aya mahugurwa azajya amara iminsi 2. Azahugurwa abarimu 2949 mu byiciro 6. Abahuguwe bavuga ko hari ubwo bigishaga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi bikandagira, ariko biteze kumarwa impungenge.
Uwingeneye Beate wo mu karere ka Nyamasheke yavuze ko yizeye ko hari byinshi azungukira mu bumenyi bari guhabwa. Ati icyo niteze kungukirwa muri aya mahugurwa ni ukongera imbaraga n'ubushobozi mu kwigisha amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Twajyaga tuyigisha dutegwa, ariko ubu tugiye kubona imfashanyigisho nshya idufasha kuyigisha mu buryo bucukumbuye abanyeshuri n'abanyarwanda muri rusange. Aya mahugurwa yatanzwe mu gihe integanyanyigisho ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi yari iherutse kuvugururwa. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze REB, Dr Mbarushimana Nelson, yavuze ko mu minsi 2 abarimu bazerekwa intambwe ku yindi uburyo bwiza bwo kuyigisha. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Eric Uwitonze Mahoro we yavuze ko aya mahugurwa agamije no kubatinyura. Yasabye abarimu kuyashyiraho umutima kuko agamije kubongerera ubumenyi n'imyumvire bizabafasha kurushaho kwigisha isomo ry'amateka bakurikije integanyanyigisho yemejwe. Muri aya mahugurwa abarimu bazahabwa ibiganiro bibafasha gusobanukirwa amateka ya Jenoside mu buryo bwagutse, ndetse n'ibiganiro bizatangwa n'impuguke mu buzima bwo mu mutwe bizabafasha kwigisha amateka y'u Rwanda bataboshywe n'ingaruka cyangwa ibikomere baba baratewe nayo ubwabo cyangwa imiryango yabo. Aya mahugurwa abera mu kigo cy'ubutore cya Nkumba azitabirwa n'abarimu bose b'amateka bo mu turere twose tw'igihugu bari mu byiciro bitandukanye. Ku ikubitiro habanje icyiciro cyo turere twa Rusizi, Nyamasheke, Karongi na Rutsiro.